Namakuru abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bitandukanye nyuma yuko uwitwa Kamikazi DORCAS, Ishimwe VESTINE, EDRISSA udarago bagaragaye mu bukwe bwa INKA muri ndahabi. Ubwo benshi mu bakundaga mu by'ukuri iyi famiye barakomeza kugenda bagaragaza ibinyamuneza ibyishimo byabatashye. Baragira uti Imana ikoze ibitangaza bidasanzwe kubona uyu muryango wa EDRISSA udarago ugaragaye mu by'ukuri muri management. Nyine n'ibintu byakomeje kugenda bishimisha benshi. Ubwo uwitwa INKA muri ndahabi byamutunguye cyane kuko nkuko uwitwa EDRISSA udarago n'uwitwa VESTINE bakomeza kugenda bigaragaza, baravuga uti twe twashatse kumutungura bitewe nuko no umuntu mu by'ukuri wadushyigikiye, no muntu watuzamuriye impano zacu. Ubwo nyine uwitwa EDRISSA udarago yazanye impano iremereye cyane, avuga uti iyo hataza kuba uwitwa INKA muri ndahabi ntabwo mu by'ukuri mba mfite umugore mwiza nk'uyu nguyu. Ubwo ariko ndagira ngo n'ubukwe bwitabiriwe n'abastar bagiye batandukanye, uwitwa Rocky Kimomo, uwitwa Rumaga ndetse na Bruce Melody baje kuba bagaragara muri ubukwe. Ariko ni nkubwira ngo uwitwa INKA muri ndahabi ubwo yakebutse ajye kureba abone uwitwa Kamikazi DORCAS na Ishimwe VESTINE bateruye igiseke mu by'ukuri bamubwira uti daddy we love you so much. Ubwo uwitwa INKA muri ndahabi ahita yubika umutwe, acyubura umutwe mu by'ukuri abantu bamurebye babona amarira ari gushoka ku maso. Nawe hari ibintu bishobora kukubaho, hari abantu bashobora kukugarukira ukavuga uti cyakora cyo Mana niyo ibindi byahagarara ukoze igitangaza. Uwitwa INKA muri ndahabi yateraga akajisho mu bantu batashye ubukwe bwe, yareba akabona Ishimwe VESTINE na Kamikazi DORCAS ntabwo bigeze babuzamo. Kandi nyine bari bamupromisinze bamubwira uti twebwe mu bukwe bwawe tuzaza. Ndagira ngo no mu biganiro bakomeje kugenda bakora mwabonye ko bakomeje kugenda bagaragaza ko nta kintu na kimwe gishobora gutuma bataza mu bukwe bwa INKA muri ndahabi. Ariko INKA muri ndahabi ndagira ngo ajya gutera ivi ntabwo bigeze bahagaragara, ajya mu murenge ntabwo bahagaragaye. Ubwo INKA yari amaze kuba mu by'ukuri akurayo amaso avuga uti ubwo nyine abana banjye barantengushye. Ariko mwabantu mwe abakunzi ba Ishimwe VESTINE ndetse na Kamikazi DORCAS, INKA muri ndahabi na M.IRENE bakomeje kugenda bagaragaza ibyishimo bidasanzwe. Abantu bakibona Ishimwe VESTINE na DORCAS bakinjira bahise mu by'ukuri bakomera bavuza akaruru ikobe ku munwa. Ariko ikintu cyatunguye abantu benshi mwabantu mwe ntabwo ari ukuba VESTINE na DORCAS bagaragaye muri ubukwe, ahubwo hari ikintu cyakomeje kugenda gitungura abantu benshi cyane. EDRISSA udarago yaje kugaragara afite inkoni nziza iriho urwoya, aravuga uti INKA muri ndahabi nkugabiye inka, njyewe inka ubukwe bukirangira uzuyifate ndayemeye. Ubwo mu by'ukuri ikintu cyashimishije INKA muri ndahabi yarebye abona EDRISSA udarago mu by'ukuri nawe araje yumva ibintu biramucanze. Ubwo nibwo yaje kuba yubika umutwe mu maguru, abantu babone mu by'ukuri yubuye umutwe, babone amarira ari gushoka ku maso. Ubwo INKA muri ndahabi n'ibyishimo bikomeje kugenda bimutaka umutima, nimbabwira ngo ni ibinyamuneza nyine uze kubyumva gutyo. Ubukwe bwa INKA muri ndahabi bwari ubukwe bwiza cyane. Abantu benshi ariko hari ikintu bakomeje kugenda bibaza cyakomeje kugenda kibacanga. Bari kwibaza impamvu EDRISSA udarago yaje kuba agaragara muri ubu bukwe, ariko wareba nyine abanyamakuru bo mu gihugu cy'u Rwanda bancanze. Bakomezaga kugenda bagaragaza ko ngo witwa EDRISSA udarago ngo n'uwitwa VESTINE ngo bagiye kwaka gatanya. Ariko ikintu cyantunguye, EDRISSA udarago yafashe mikoro arangije anenga abanyamakuru bo mu gihugu cy'u Rwanda. Arababwira uti mwe mutangaza inkuru mbi ndetse inkuru mutangaza rimwe na rimwe zikomeretsa imiryango imwe n'imwe. Ubwo nyine anabwira abakunzi ba Ishimwe VESTINE na DORCAS anabasaba ababwira ko ndetse ko batazigira batandukana, bazatandukanwa n'urupfu nk'uko babisezeranye imbere y'Imana n'abantu. Ariko hari abanyamakuru bateje akavuye muri ubukwe, uwitwa Pastor Claude ndagira ngo nyine nawe yari yahageze.
Pastor Claude yageze muri ubukwe ubwo azagire ku isa yo kwarura mu by'ukuri aba adubitsemo ikiyiko. Icyakora cyo Pastor Claude biradiyo akunda inyama, yageze ku isoro y'inyama mu by'ukuri yanga kuhava. Ubwo tekereza kubona umuntu w'umugabo agera ku nyama ku biryo, yambaye ikoti, ubwo aragenda asunika bagenzi be ababwira ngo begereyo agere ku nyama hakiri kare azarure. Ubwo nyine ni kavuyo ka Pastor Claude biradiyo yakomezaga kugenda ateza mu bukwe bwa Irene. Ubwo byarangiye bamufashe, babonye ari guteza akavuyo bahita baramusohora. Ariko hari abantu benshi batakomeje kugenda bagaragara muri ubu bukwe. Witwa Inkindi Aisha ntabwo yigeze agaragara. Ubwo nimbabwira ngo Aisha yakundaga uwitwa Irene Murindahabi kasha amakokero bya bindi byo gupfa. Ariko Inkindi Aisha yarazi ko ari we bazarongora, ariko birangiye nyine Irene Murindahabi yishakiye mu by'ukuri Liliane. Ubwo Liliane yavugaga ngo uwitwa Inkindi Aisha singushakana na Irene Murindahabi kuko urakomeza kugenda mu by'ukuri umukoresha urugomo. Ndagira ngo benshi mwakomeje kugenda mubona ibyakomeje kugenda bivugwa. Ubwo Inkindi Aisha azumve wending mu by'ukuri iregereje, atangira kugira depression. Ubwo Inkindi Aisha nimbabwira ngo afite agahinda kenda kumuturitsa umutima, uza kubyumva. Inkindi Aisha no witwa Titi Brown icyakora cyo bashakana nibo bazi agahinda ko kwangwa. Inkindi Aisha no witwa Titi Brown reka mbabwire ngo nibo bashakana bakamenya agahinda ko kuribwa agapapu, bakamenya agaciro k'umugabo n'umugore. Kuko uwitwa Titi Brown ibyamubayeho murabizi, sinje kubisubiramo. Uwitwa Inkindi Aisha ibyamubayeho murabizi, ntabwo nze kubisubiramo. Ubwo nyine ababizi murabizi, abatabizi tuzashaka umwanya tubivugeho, ariko nyine ni amateka maremare. Ubwo reka twigarukire kuri famiye EDRISSA Udarago ndetse na famiye Liliane n'uwitwa Irene Murindahabi. Mana ukora ibitangaza, burya wa musore we unkurikiye, wa mukobwa we unkurikiye, everyone from me, reka mbabwire ngo nushaka mu by'ukuri uhima iminsi uzayitege igihe. Irene Murindahabi benshi bamuteraga amabuye bavuga uti iki gisaza kubera iki kitarimo gushaka, nikitubabarire kive mu basore gishake, cyangwa se u Rwanda rushyireho amategeko yuko abagabo bakuze batari gushaka bazajya bafungwa. Uwitwa Roke Kimomo yahageze, uwitwa Rumaga yahageze, ndetse na Bruce Melody Tayiwacu nawe yaje kubahagaragara. Ariko nubundi benshi mu by'ukuri baracyatsa igitutu kuwitwa Philipita, batangiye kugenda bavuga uti Philipita shaka umugore, dore Irene Murindahabi yagusanze mu mwuga w'itangazamakuru, uramukoresha uramuhemba kugeza nubwo agiye kwishingira ikinyamakuru cye cya YouTube channel, biza kurangira mu by'ukuri nubundi mu myaka uramuruta. Kubera iki wowe Philipita utarimo gushaka? Benshi bakavuga uti papa sava shaka, Ndimbati shaka, tukuwote shaka, Roke Kimomo wowe turagukubita nuda. Ukabona nyine benshi bafite agahinda, ariko nubundi hari abakobwa bakagombye kuba bagira abagabo, ugasanga ibi bigoryi ntabwo birimo gushaka, birashaka kurya amafaranga binasambanya abakobwa gusa. Nibyo biri gutuma nta masugi tukibona, bitewe nuko nyine amasugi rava ese ko bafite amafaranga ariko bakanga gushaka. Ntabwo nyine mu by'ukuri twaza tubona amasugi kandi hari ibisaza bingana gutya bitarimo kuba mu by'ukuri byashaka, ukabona nyine. Ubwo ariko ndagira ngo nimunyemerere nakomeje kugena nizinda mu magambo, twigarukire ku muryango wa EDRISSA Udarago ndetse n'umuryango wa Liliane n'uwitwa Irene Murindahabi kasha amakokero Morodikayi. Inyarugenge icyakora cyo habaye ubukwe bwiza, tugiye kureba ese ni gute uwitwa EDRISSA Udarago, Kamikazi DORCAS, Ishimwe Vestine ndetse n'uruhinja mu mugongo baje kuba binjira mu by'ukuri ahabereye ubukwe mu Kigali. Ubona ko Vestine n'umuryango we binjiye basa neza cyane. Ubwo binjiye ari bane, kubera ko nyine nuza kureba Vestine ukareba DORCAS ukareba umwana wabo, warangiza ukareba n'umugabo wabo EDRISSA Udarago, urabona ko nyine bari bane. Ariko barasa neza, ninkubwira ngo witwa Vestine na DORCAS n'umugabo we mani barakeye bro. Nimbikubwira uze kubyumva. Hari ibintu ureba nyine ukavuga uti
aba bantu barasa neza pe, bafite amafaranga. Hari umuntu ureba nyine nawe ukahita umubonamo amafaranga. EDRISSA afite amafaranga, nimba ikubwira uza kubyumva, kuko nyine hari ukuntu wabonye ko Ishimwe Vestine asigaye afite ikibuno, asigaye yisukisha, asigaye afite ibere rishinze. Noneho wagira ku witwa DORCAS afite ikibuno, witwa Pamela ngo afite ikibuno. Mwabantu mwe, ADPR n'ubukene nicyo kintu gishobora kuba cyica abakobwa, nicyo kintu cyagira abakobwa babi. Ariko ubundi nabonye ikibuno cya Vestine na DORCAS, mbega ikibuno, mbega ikibuno. Nese mvuga uti ADPR n'ubukene byica nabi. Ubwo reka ibyo tubiveho, kuba bafite ikibuno nkaza nkabivuga si ikibazo. Ndi kubona benshi mutangiye gukambya isura mura. Hoya, bafite ikibuno, bafite amannyo yaraje, nyine Imana yabateyeho amannyo, reka bayazunguze kuko yaraje. Ubwo kubivuga nta nikosa ririmo, sinjye wabateyeho ayo mannyo bafite. Ntabwo ari njye mu bishinja Imana kuko niyo yabikoze. Ubwo nyine Imana mu by'ukuri yigutindije iragutegera. Ubwo uwitwa EDRISSA yinjiranye inkoni, ndetse Kamikazi DORCAS na Ishimwe Vestine binjirana igisabo. Uwitwa Irene Murindahabi na Liliane bakibabona baba basutse amarira mu Kigali. Abantu baravuga uti cyakora cyo ni byiza. Nawe ubirebye ukuntu batunguranye bazanye n'iruhembo, ubona ko byari ibintu mu by'ukuri biri big problem, byari ibintu nyine byakomeje kugenda bizamura amarangamutima. Ubwo witwa Irene Murindahabi yahise mu by'ukuri arira, abantu bari hafi nabo bararira bitewe nuko babonye emotion z'uwitwa Irene Murindahabi muri Kigali. Ubwo nyine bavuze uti Irene Murindahabi mu by'ukuri amarangamutima aramufasha. Ubwo kugeza kuri aka kanya Ishimwe Vestine n'umugabo we DORCAS baje kuba batungurana mu bukwe bwa Irene Murindahabi.